tugafata muhungu wanjye ko sanga bicanga na mahoro yama ugira ngo se ibintu nibyakomeye ubu tuvugana naje ahangaha gukora imishinga imishinga abantu babazi ngo twicaye ngo tudakora yose ni imishinga ureba hano yose ni imishinga ibiri hano yegere turebera yose ni imishinga ibiri ahangaha ni imishinga kabisa abantu baba bavuga bati buri abahungu bicaye badakora ubwo abantu bicaye ntago bajya bagira gute bakora ariko hano amafite akamashini hano ni kuri wifi hari par internet hari ikigo gifite internet ahangaha manaje ko ndi na router ndi kumvugutira cake amakuru agezweho ubuse wamenye ibyabaye habaye iki kandi umunsi Sengero basufwe 18 mu gihugu Sengero 18 Sengero 18 capital rwose bazi dada Burundu uri kapana kuvuga ngo wafunze ibyo gufunga ngo bisanzwe ubu rwose capital rwose bazifunze ni ikibazo mba ndi kubireba hano kuri murandasi yanjye no ukuvuga ngo nicyo kintu kirimo gicaracara ku mbuga nkoranyambaga hose bose abahungu Sengero 18 abana b'abasore basengera muri izo sengero abenshi ubwo nyine turatse gusengera twatwijya kumwera icupa da ariko se ikibazo ni kimwe Insengero 18 bazifunze bazirukanye muri makeya ku butaka bw'u Rwanda kumaze kubimbwira cyane rwose none se wambwira ute ko niba abantu barigishijwe Imana bafunga urusengero rwabo bakabura ahantu hamwe bajya gusenya ubwo bigishijwe Imana cyangwa bigishijwe idini nange rwose ibyo bintu nshaka kubibaza ababishinzwe n'ubwo wenda nta burenganzira mfite bwo kwibaza ibyo bintu wenda ngo babashe kubinsubiza ko biragoye ariko nekiriza ko ntago numva kuntu ngine bafunga Insengero 18 biragoye cyane kabisa aho tuzadusengera Insengero 18 ariko rwacu muzo bafunze rwanyu barufunze abaye nka data kabutini nuko ngo rwirukanywe ku butaka u Rwanda rwose ubutaka bw'u Rwanda ntuzongera kuhakorera ubu no kuvuga ngo ngiye kuyoboka abasigaye nawe bakatolike wenda ubwo abadivese niba bari hose none se ikirezya cy'abakatolika cyo kirakora iwacu kumuginiya gikora hehe iwanyu kumugina ntabwo cyatangira gukora cyatangira gukora kabisa ariko ntabwo bafunga kiliziya katolike bafunga kiliziya katolike turakaze ariko baradufungiye ariko nyine kubera ko kutoreza gahunda zitandukanye ariko bazazifungura buriya nuko wenda ntago biri mu byo birukanye burundu turagira ngo tuganire ku icyo kintu n'abantu babyumve n'abantu babyiye kubera ko wenda mwebwe muri abantu muri urubyiruko ariko hari ikintu kine abantu bagombye kugira kumvikana cyangwa se abantu bakanaganira abantu niba bafunze urusengero rwabo cyangwa se urusengero rwabo nk'uko ibintu hirya no hino ngiye ku mbuga nkoranyambaga birimo kugera bikikikana ni ukuvuga ko niba bafunze urusengero abantu baburana uko basengera niba barahabuze ahantu basengera no bihe cyose bamaze wenda insengero zisigaye zifunguye nta bayoboke baza kuzisengeramo cyangwa se n'abakitsi bazisura bakazamo abo bantu mu by'ukuri bigishijwe Imana cyangwa bigishijwe idini hawe ubyumva icyumvikana cyo abantu aho hagatabira kwigishwa Imana kwigishwa idini harimo kimwe muri byo abantu bigishijwe ariko icyo nakabaye nekiriza cyo nkuko mu Rwanda tugira amazu menshi ama etage menshi tugira inzu iterambere mu mudugudu tugira abacuruza benshi mu mujyi wa Kigali tugira amashop menshi atandukanye mu Rwanda nekereza ko ari nako n'amadini nayo no gufungura insengero kwa amadini nako nekereza ko kuyafungura nabwo ntacyo byo nakuba byangije kuko nubundi gusenga Imana burese agira umwami yambaza agira n'ahantu asengera bugufi bitewe nuko aho amadini wenda urugero wenda irindi rimwe riri ari kure bitewe nuko wenda aho ajya gusengera ari hafashirizwa birashoboka bitewe nuko ahajya gusenga icyo gushaka ahajya gusengera bakimuhereza sibyo njyewe nshobora kutajya gusengera mu bakatolike birashoboka bitewe nuko ngiye nafashwe sibyo ndi kubyumva ariko kujya mu Adventiste bitewe nuko ngiye mfashwe sibyo ndi kubyumva mfite kujya muri ADPR kuko ngiye mfashwe kuko ngiye barasimbuka bakabyina nkahimbazwa icyo gihe rero nihaza n'urundi rusengero wenda leta y'u Rwanda ifite kuntu ibara bitekerejeho ikavuga uti wenda buriya ikabona ingaruka mbi nyinshi arizo zizaza kuruta positive effect birashoboka ariko nanone gufunga isengero burundu ukazirukana burundu 18 ni ikintu gikomeye cyane
ikintu gikomeye wenda tuve ko insengero 18 zirukanywe ku butaka bw'u Rwanda zafunzwe burundu ariko twebwe icyo tuvuga hari izindi nsengero zasigaye none icyo ngiye mbaza ni kimwe abantu basigaye ko cyangwa se bafungiwe izo nsengero ko n'ubundi mu minsi yari itambutse n'uri izo nsengero zabo hanini zari zifunzwe uretse ko noneho zirukanywe burundu ku butaka bw'u Rwanda kubera iki abayoboke bazo umva ikibazo kiri kubera iki abayoboke bazo batakwisunga izindi nsengero ziriho zifunguye nibura bagasengana abo bantu igihe cyo mbaza ko abo bantu bose basoma Bibiliya kuva mu ntangiriro kujya mu byahishuwe wenda bakaba nabatizwa no mazi menshi uretse ko batizwa menshi insengero nyinshi zazihuriraho kubera iki n'abantu basoma Bibiliya bakemera Imana bakemera Yesu Kristo ndetse bakemera n'umwuka wera kubera iki badashobora kujya gusengera ahandi hantu abo bantu bigishijwe Imana cyangwa bigishijwe idini ku buryo idini yawe nifunze cyangwa itorero ryawe rifunze udashobora kongera kujya gusengera aho abandi bantu basengera hagifunguye. Icyo nemeza cyo ngiki ni kimwe haramutse hari umuntu ufite imyumvire yuko agiye gusengera ahantu ari urusengero rufunguwe rwemewe yaba akoze ikosa uwo muntu yarigishijwe idini ntabwo yabarigishijwe Imana kuko ubundi mbere na mbere uyibaza n'impamvu nyine abo bakinguye bakaba barimo basenga uyu munsi kandi ahandi babafungiye. Ikindi cya kabiri nkwiye kwanza kukubwira nujya gusenga aho ugiye gusenga n'undi wasanga bakoresha Bibiliya nk'iyiwanyu mwasengeraga mwakoreshaga ariko leta y'igihugu buri iba yarebye ikabona aho hantu wowe usengera hatujuje ibyangombwa bigize gute bisabwa bakavuga ko ahagomba gusigara arabyangombwa bisabwa bigize gute bisigaye bisobanuye iki rero aho insengero zifunguye ziri jya gusengerayo. Abantu se niba bava Kigali bakajya Kanyarira gusengerayo kari Kanyarira nta rusengero ruriyo ni mu butayu. Abantu se niba bava Kigali bakajya Inyange bajyayo jya gusengera rero aho insengero zihari zifunguye buriya koko nibyo by'ukuri igihugu twe turi abaturage turabagenerwa bikorwa leta irareba igasanga turi muki ingaruka ari nyinshi kuruta inyungu ingaruka mbari nyinshi kuruta inyungu zizava mu byo bintu abivovota pastor mwivovota muvuga muti badufungiye insengero bazirukanye Burundu mushaka ibindi mukora ibyo nago nyine babonye mutabishoboye mugende mu abadiyakoni aho basigaye hari insengero zifunguye byose no murimo w'Imana niba nta nyungu zari zibirimo nta nda nini yari birimo nta ruswa zari zibirimo mugende musengeho insengero zifunguye. Nekereza ko nta murenge udafite insengero zifunguye zirimo mu murenge niyo habaye eshanu zaba ziri mu murenge kuba mu murenge ujya mu wundi kera k'abantu bahungaga bakava mu gihugu bakajya mu kindi gihugu bakaba mu kindi gihugu n'amaguru nkase kujya gusenga Imana ku munsi umwe ku cyumweru gusa wonyine jya gusenga insengero zifunguye nge no mwanzuro mbona nahereza abantu nabivugisha ngo bafunze insengero bazifunze nyine uko ntago zujuje ibisabwa jyaho zujuje ibisabwa zifunguye ugenda usenga Imana umusenga Imana imwe Imana iri mu mutima w'umuntu ntago Imana ireba ibyo ukora byose Imana ntago izabyitaho izareba mu mutima wawe genda rero insengero zifunguye usenge bikekana kusenga n'Imana n'icyo ngicyo nane kindi. Bawo inshuti za Gishari TV rero murumva umutima twari turi kumwe izina rye ni The Truth urumva we aravuga ati ongeraho nyine imishinga nyiri imishinga muri makeya dusanze ari ahantu munsi y'igiti ubona ko yari ahantu rwose munsi y'igiti ibere mu mishinga yiwe nubwo tumutunguye ariko uranakoze kuba nibura twemere kuduha iki kiganiro twebwe icyo twasaba nyira cyangwa se icyo Gishari TV munsi yarigendereye byari ukubaza ngo mbese abantu niba barabafungiye urusengero rwabo kubera icyandi hari urusengero badashobora kujyaho ngo basenge nibura bumva Imana niba basoma Bibiliya kuva mu ntangiriro kugera mu byahishuwe kandi bakaba bemera Yesu Kristo cyangwa bakemera Imana n'umwana wayo Yesu Kristo ndetse bakemera n'umwuka wera. Ibyo dusaba rero nyine nuko abantu aho barimo basengera iwabo bakaba barafunze cyangwa se akaba begetsweho mu gihe gitoya bazashaka ukuntu bazareba uko abantu basengera bagasimbukira muri urwo rusengero bakasenga kubera yuko byose ntacyo bitwaye. Bo inshuti za Gishari TV rero ubwo ngubwo twagira ngo nyine tubasezereho ubwo ngubwo cyo dusaba nuko mwazaduha amakomenti mukatubwira mbese mwebwe mubyumva gute murakoze.